guhimbaza mitima yacu iranezerewe yuzuye ibyishimo mwami. Ndagushimira yuko ibirenge byacu bikandagiye muri iri torero rya Kabuga rya Foursquare. Twabigambiriye kera, twabyifuje kenshi, ariko nk'abantu ntibyakunze. Wowe nk'Imana wari uzi ko uyu munsi ariko tugomba kuba turi hano mwami. Kuba rero duhari turabigushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye kuvuga ijambo ryawe, aba ari twe mwami, twebwe twemeye wowe uvugire muri twebwe, ukora icyo washatse, icyo wagambiriye muri uyu mugoroba wa none, kugira ngo twebwe twese abaje imbere yawe, abasize byinshi, abavuye mu kazi bakaza imbere yawe mwami muri uyu mugoroba, utuganirize ijambo ryawe riza rihumure mu mitima yacu mwami. Rero tuguhaye kaze muri byose kugira ngo uzubane natwe. Urakoze kuko ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Mukomere Imana amashyi. Mushusha yayo iyo Mana ingira uw'agaciro, uko tuyasima mwageze hano. Yewe muntu mushusha yayo iyo Mana ingira uw'agaciro,
tugomba kuvuga abaremerewe bakoroherwa kubera yuko twateranye. Yewe shusho yayo niyo mana igira agaciro. Shusho yayo niyo mana igira agaciro. Shusho yayo mu gatatu umunsi wose tunaniwe. Mugerageze cyane kandi ndabizi ko mubikora neza. Tugiye kubiyegereza, twari turi abashitsi hano, kandi niyo twaba abashitsi ntabwo turi abashitsi mu nzu y'Imana. Abakimirongo, abakabuga, twese tuba twaje kuramya Imana Isirayeli. Rero kubera ko tugiye kubiyegereza, ndasaba Dawudi iminota 2 niyo mbiyegerezamo, hanyuma asoma ijambo, turavugije ibyo byose yababwiye, turabikora mu mwanya yabaye, sindeza abona amasegonda, ariko tugiye turaramya Imana. Hano ni ikibazo. dukomeze ijambo ry'Imana igisimba. Hano impano zose zirakora, abacuranzi baracuranga, abarinzi baririmbe, abahanura bahanure, abavuga ijambo babivuge.
mwicarane za mikrofone. Bice bitatu umurongo wa 20. Abaefeso ibice bitatu umurongo wa 20. Ngo wa 20. Yego. Haravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira kuko imbaraga zayo ziri kandi zidukoreramo zijya zikorera muri wowe imbaraga z'Imana z'ukwezi kwa gatanu zisigaje ibyumweru bike ngo twinjire mu kwezi kwa gatandatu. Imana ishobora gukora ibiruta cyane ibyo wowe uri mu gusengera. Za bintu uri mu gusengera n'ibito paraporo n'iby'Imana ishaka kumukorera. Ariko kondisiyo ko imbaraga z'Imana zingana zikorera muri wowe. Muri make ufite urufunguzo rwo gukomandinga iby'ijuru bikuvuyemo. Ugakondana Imana ngo ntikora ntisubiza ntijya yumva. Ujye ubanza wikontorore umenye ngo imbaraga z'Imana zijya zinkoreramo zirangana muti. Hanyuma ijambo riravuga ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira mu ntekerezo. Ariko ngo nk'uko
imbaraga zayo zijya zidukoreramo. Tugiye kuvuga ijambo rivuga ngo imbaraga z'amasengesho. Yego. Niyo tuziranyeho n'umushumba ni amasengesho. Harakomeza yewe bijya bingora gukurikiza itiririjiye, mujya mumbabarira ariko Imana ijya idushoboza. Banyita Solange Irashima, mfite abana 7, mfite umugabo umwe ari we bishopu wacu kandi wanyu witwa Masengo. Tumaranye imyaka 22 urushako, tumaze imyaka 18 mu muhamagaro. Uyu Kimironko nayo ubwayo nyimazemo imyaka 20 ariho ntuye. Ndi umushumba ariko ibyo njya mbigendamo gahoro, simbimazemo igihe ariko ititiri ry'ingona kuvuga kandi ndayitinya. Ndi umushumba Kimironko. Imana yatugiriye ubuntu kugira ngo tuyikorere muri iyo departema. Mukomere Imana amashyi. By'umwihariko twagendanye n'abashumba ba Foursquare. Buriya nubona ugiye mu ivugabutumwa ukajya urigendamo wenyine, haba hari ikibazo uruhande rumwe, ariko ngirirwa umugisha udasanzwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo Kabuga. Nigeze kujya Musanze mu itorero rya Foursquare nanone, tugenda turi imodoka 2 zivuye Kigali, harimo abashumba. Rero bashumba reka mbasabe muve hasi, pasiteri bamwegereje, dukomere Imana amashyi kumwe, mama Yvonne dukomere Imana amashyi kumwe, abadiyakoni muve hasi tubakire, dukomere Imana amashyi ku bwanyu, abadiyakoni, abaririmbyi mwababonye mubakomere Imana amashyi ku bwanyu, namwe muhaguruke. Hanyuma abandi bafite departema, abamama, ab'ingenzi, aba-evangeliste, mwese muhaguruke kugira ngo babone itorero rya Kimironko ryaje gutaramira hano. Hanyuma abakristo mubakomera amashyi kuko bagize neza. Hanyuma abakameramani, harimo abacuranzi, harimo abawushipinda, harimo abanyamasengesho, mbese Foursquare yose iri hano. Kabuga gukomera Imana amashyi. By'umwihariko turi kumwe n'abacuranzi 2, turi kumwe na Dawudi, mumukomera amashyi. Yarafite ivugabutumwa ahari, ariko kubera igenda nkunda nanjye nkamukunda. Yaramubwiye ngo nzoba ndi Kabuga, arambwira ngo yavuze nterure iranyica. Yarambwiye ngo icyo tuma ntajana nawe nk'ukaba kava mu mubiri. Urumva urwo rukundo kaba ntakiri mu mubiri, niko ntuguherekeza, ariko urankunda nanjye ndakukunda. Mukomere amashyi. Turi kumwe n'umucuranzi wacu, ejo yaratunejeje cyane, nawe arambwira ngo turaza ntabwo ko tugukomera amashyi. Umucuranzi wa Foursquare w'Isimba wahabera abacuranzi bose bagakora, turabakunda. Muri kimwe natwe tuba tuvuga ijambo ry'Imana. Hari umuntu ujya wumva iriya namba, abasimu bari bamurimo bose bakamuvamo. Hari umuntu ujya wumva indirimbo, ikibazo yari afite kigakemuka. Sinyabahaye ubuhamya bwa Yeriko, narasenze naratanze amaturo, ariko indirimbo irakora. Rero mwabaririmbyi mwe, mwabanyamasengesho, mwabacuranzi, ntugasuzugure umuhamagaro wawe, ahubwo ujye ukora uwukuye ku mutima. Usanga muri iri teraniro iyo mpano ikurimo hari umuntu Imana yazanye kugira ngo nuyikoraho imubere igisubizo, ijuru rimutabara rivuye muri wowe. Rero tujya tuba tayari. Reka dukomere Imana amashyi ku bw'abahera. Ndashima Imana kubw'umushumba amaze igihe antumira, ariko niba hari umuntu ugoye kugendanisha bijya bingora kandi cyane, ariko ndashima Imana ko ngeze muri iri torero. Iyi ni inshuro ya 2 ubwo mperuka twari kumwe na Bishop, kandi si uko byari bimeze. Ibintu bimeze neza, gusenga, imbaraga z'amasengesho zirakomeye. Mushumba kuba waratwizeye ukadutumira hamwe n'itorero ryose n'abo mukorana,
duciye bugufi cyane kandi tubihaye agaciro. Imana yo mu ijuru iguha umugisha z'umwihariko. Twamaranye nawe hafi imyaka 2, tujya duhura 3 mu cyumweru dusenga. Uzi kugira ngo mu bashumba, ngese yari umushumba, we yari umushumba, ariko akambwira ngo umwuka yarambwiye ngo turabingizi bakimibongo, turasenga Imana iduha amasezerano y'iriya nyubako itari yazana mu ntekerezo za Bishop. Itubwira pra yose nuko bizagenda. Imyaka 2 irashira, tujya duhura hariya mu kibanza cya Foswe tugasenga tugataha. Ivy'Imana yavuze uyu munsi tuzicayemo. Amen. Ibintu bivuga ngo kumvira biraruta ibitambo. Uzi ko uri pasiteri, uri revera, ugasiga itorero ryawe ukaja kuba umwingizi w'irindi torero, bijya bikora bangahe? Bake cyane. Ariko we yarabikoze kandi bitanga umusaruro ukomeye. Amavuta yawe ndayubaha cyane, kandi umusaza wawe hariya ufite agaciro gakomeye. Imana igira abakozi bo mu ibanga tutazi. Niyo ngewe shobora kugira intege nke zo kuyikorera ngo ibifite 7,000 bitarapfukamira Bayali, mugira ngo biba biri hehe? Ngewe ushobora kwigira nabi gukora muri iri torero n'umukristo wawe, Imana igahagurutsa uw'Rwamagana akaza agakora ibyo nari gukora. Umurimo w'Imana ntudupfakara. Warakoze. Aya yose yari amashimwe yo kugushimira kubw'imirimo n'ibitangaza wagiye ukora. Twarabibonye, turabahamya babyo. Abakristo bafoswe mu gukomera amashyi. Yababwiye ngo tujya kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo imbaraga z'amasengesho. Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo wibwira n'ibyo nyibwira, ngo nk'uko imbaraga zayo zinkoreramo. Apana, Imana yo imbaraga zayo ziruzuye, ariko izaje nizo zituma Imana idakora. Haleluya, haleluya. Kindi kintu cya kabiri ngiye kubabwira ukuntu amasengesho ajyaba uruganda tujya dukuramo ibyo dukeneye byose muri ubu buzima. Hari igihe abantu bajya bibesha ugasanga babaye ku isi, ari mu isi akeneye buri kimwe cyo muri iyi si, ariko agashaka kuba nk'umuturage uri mu ijuru, nk'umuturage w'ijuru apana wo mu isi. Mu ijuru tujya tubwiriza, ntihazoje uyu mubiri ni uwa hano ku isi. Ibyo tuwukorera byose uzosigara hano ku isi, ariko ikizoja mu ijuru ni umwuka. Rero hari igihe abantu bajya bavuga ngo ubu se urasengera inzu, urasengera imodoka, urasengera umugore, urasengera abana, urasengera amafaranga. Yego urabikeneye muri ubu buzima. Icyo uzaharanira ni ugukiranuka kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Kandi ijuru tujya turikorera turi hano ku isi. Ingororano, tuzabona ingororano z'ibyo twakoreye hano mu isi. None nudasaba Imana ngo igire icyo igukorera ukiri mu isi, uzagororerwa ibirihe mu mwuka? Oya, ijuru turikorera tukiri mu mubiri. Imbaraga z'amasengesho, amasengesho ajya akora. Icyambere mbabwiye, nimba mujya mubona iriya nyubako ya Foswe ihagaze hariya mu mezi 3 yarubatswe, ubundi abandi bazabazubaka imyaka, nuko yateguwe mu buryo bwo gusenga imyaka 2. Mu buryo bw'umwuka twarabashije kuyisengera imyaka 2. Imana iduha plan, iratubwira ngo rizaba rimeze gutya, ririmo sound nziza, ririmo tapi hose, ririmo amakaro
rikamera mu mwuka, rirabanza riraza turarisengera, hanyuma mu buryo muri puratike biroroha. Mu meza ye twari tubyujuje imbaraga z'amasengesho. Kubera ko mu buryo bw'umwuka byari biteguwe neza, bisijije mu buryo bw'amafaranga biroroha. Urusengero rusa kuriya, rumeze kuriya, mu mezi 3 nta kredi ya banki, nta avance sisalere ngo tuje gufata ngo tujya nta kredi. Kugeza uyu munsi mpagaze hano itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu 2024, nta kredi ya banki Foursquare Kimironko irafata. Kubera imbaraga z'amasengesho. Kurya tujya duhinga ibigori bikera, tukabisarura, tukabijana mu ruganda, bakabisya, bakabikuramo akawunga, isi yose ikarya ubugari ikanezerwa, bwake igacika mu baturage. Niko n'amasengesho ajya amera. Ujya uyasenga none agasarura abana bawe, ujya uyasenga none urira ureba ukabona nta gacupi ko gutabarwa, ariko nyuma y'imyaka runaka ibisubizo by'amasengesho bikaza. Imbaraga z'amasengesho. Mukunde gusenga mw'abakristo, mukunde gusenga, mugabanye gusengesha. Ni umuhamya wazo. Maombi ya imani, maombi Mungu anajibu, maombi ya imani, maombi Mungu anajibu, maombi. Umunsi umwe mu rugo iwacu, mu rugo sinjya mvuga iby'abandi, simvuga ndavuga iyanjye. Bishop bamutumiye Mwanza kuja kubwirizayo, ajanayo na Joyous Melody hamwe na Elisa, nibo bari bahari. Bongera inyongerejwe iragabanutse, hanyuma akodesha imodoka ya V8 ayijana Mwanza. Umuntu wari umutwaye ni King, urakoze cyane aho tihafi, arayikodesha ayijana Mwanza n'abaririmbyi, arongera aragaruka. Bari bamutumiye mu giterane, ayigejeje mu rugo avuye mu giterane Mwanza, abana banjye baramubwira ngo papa
turashaka imodoka ya V8 hano iwacu. V8 burangara amafaranga menshi ariko niba hari ikintu byonyine na karibiraya n'amapine yayo arahenze. Uretse karibira, uretse kuyigura irahenze 80 kuzamura, miliyoni 80 kuzamura. Baramubwira ngo papa turashaka imodoka ya V8 mu rugo. Aha iravahe ntitubizi. Umugoroba umwe turicara mu rugo n'abana, kubera ko twebwe buri mugoroba tujya duhura mbere yuko turyama tukavuga ibyifuzo dusengera. Umwaka iyo utangira twandika ibyifuzo n'ibishaka bibijana, tuza tubyandika icyo Imana ikoze tukavivura ikitarasubizwa, tugakomeza tubisengera. Musenge ubudasiba, musenge ubutarambirwa. Ikijya gituma tudasubizwa, tujya dusenga tukarambirwa. Igihe cy'ibisubizo cyagera Imana ikagushakisha igasanga warasubiye mu kabari, yagushakisha uri mu busambanyi, yagushakisha izanye ibisubizo uri mu magambo, yagushakisha wavuye mu muhamagaro. Turababwira ngo kuba mwifuje imodoka ihenze nimuze dusenge. Buri wese uhereye kuri uyu mwana muto asenge uko yumva ashaka, hanyuma dutegereze Imana. Abana barasenga, abana bagira kwizera. Mwa miryango mwe mufite abana mwagiriwe amahirwe yo kubyara no gushaka mukaba mufite abana, ntimukajya mwirengagiza gusengana n'abana banyu, kandi ntukajya ubahisha ibibazo ufite. Bariya ni abamarayika bajya basenga ijuru rikumva. Rimwe na rimwe twebwe tuza dusenga turimo gushakisha inzira izava. Wasenga Satani akakuvangira ngo buriya ayo mafaranga azovahe, wabiretse. Ariko baba bafite kwizera, baba ari abamarayika, isengesho ryabo rijya ryumvikana. Maondira imani babiri dusenge turasenze. Ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, ukwezi kwa kane, bize kugera ukwezi kwa gatanu Bishop abona akazi kamuhemba inshuro nka 5 ako yararimo. Gufata credit birakunda, duhita dufata credit y'imyaka 3 tugura yavuye mu itabana batubwiye. Imana ijya yumva cyane, Imana ijya yumva amasengesho. Kandi ikindi tuza kwanga kuyibwira ibiremereye n'ibyoroshe tudashoboye kubikemura. Uzunanirwa kuyibwira ibikomeye ngo uyibwire ngo ndashaka iki, koko buriya uzoshoboka. Nicyoroheje kandi ugishoboye n'ubundi niyo utezeho kugira ngo kubera igisubizo. Yibwire icyo ushaka, n'Imana yumva. Mubwire umutima Yesu arabyumva. Mubwire twaje na V8 zibiri mwivuga hano zibiri, muri izo zibiri harimo iyo ngiyo abana basengeye.
ni ukuri kw'Imana ntiyavuye ku mafaranga kuko yacu yari make cyari kugura na ravafo. Ariko kubera kwizera kw'abana tukwinjiriramo, Imana ituremera ibitabo. Imana ntibuza akazi, ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Imitekerereze yacu yari hasi, ariko Imana ikenera kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Kandi bajya bavuga ngo niyo muto ntoya ibaho mu tubuto twose, twe tujya tukabura, abana bato bakakabura. N'uyu munsi iyi ni iya gatatu kuva abana babivuze. Twaguze iya mbere turahindura zigira imyaka, turahindura dufata iyundi mwaka, turahindura dufata iyundi mwaka. N'ubu twoshaka twakwizera amakuru acyahari, turacyagukomeye. Yego twogura iki? Kubera ko ibanga turarizi, tuzi ko n'iriya ntabwo yavuye mu mafaranga yacu. Haleluya. Yavuye mu kwizera, biva mu masengesho, hanyuma Imana irakora. Icya kabiri, bwira umukobwa ibyo ari byo byose kugira ngo mbereke ko ntari mbuze umugabo. Mu myaka 21 nari mfite umwana wanje w'imfura. 21 nari msaye imfura yaje, yafashe irangamuntu ariko ndimo ntegura ubukwe. Kandi iyo urimo utegura ubukwe uzushiraho imyaka ushaka, kubera ko Imana isohoje icyo wazusengera. Mbwira Imana ngo Mana nkeneye umugabo ukijijwe. Full stop. Mfite iyo myaka mike, ntabwo gusengera umugabo ari kugeza imyaka 40 uba wakerewe, uba warakererewe. Ntabwo gusengera umugabo ari kumaze kugeza 30. Ntabwo kumusengera ari uko abandi mungana bamaze kuzara. Oya nicyo kiza kitwica. Satani akariganya imigisha yacu. Jye nyamusengeye kiri muto, kubera ko nyabonye abagabo b'abasinzi mbona n'ibyo bakora. Kandi kiri muto, mbwira Imana ngo Mana ubwiza bwanje ntibugapfa ubusa ngo bushye ku mugabo udakijijwe. Kandi icyo gihe Bishop yari umusinzi urara mu kabari, usindira i Kigali akaja no gusindira i Bukavu ni Mujumbu. Ntabwo bivuga maodi ya curange Imana icyubahiro. Ndamara mbakomerezeho. Wait.
ariko amasengesho mu ruganda tujya ducuriramo abagabo dushaka, abagore dushaka, ingo dushaka, akazi dushaka, abana dushaka. Amasengesho ni uruganda tujya tubacuriramo. Nimba uruganda turuha ibigori rukatugarurira ifu, nimba uruganda turuhariye amababi y'ikawa rukaduha ikawa ibi ya mbere ku isi, uruganda rw'amasengesho ruzakuzanira ibinganike. Maombi ya keneye umugabo ukijijwe, keneye umugabo ukijijwe. Ndamusengera umwaka wa mbere, ndamusengera uwa kabiri, ndamusengera imyaka 17 n'umunani, imyaka 19, imyaka 20 yari nkoze umugwe. Naho ya masengesho yanje arimo aracura umugabo shaka, njye naremye mu masengesho arimo aramuhindura. Wa mugabo wari umusinzi, wa mugabo utaratekerezaga no gukorera Imana, utaruzi ngo agakiza bimeze gute. Amasengesho kubera ko nje nyabwiriye Imana ngo Mana nkeneye umugabo ukijijwe, kandi gayo yarizi ko buriya tuzobana. None yomba udakijijwe nyaramusavye ukijijwe arakizwa. Ku mwaka wa kabiri turahura twateguye ubukwe ukwezi kumwe. Turi mu bantu bakoze ubukwe muri 2001, nta dote, nta gutererwa ivi, nta mpeta ya fiyansaye, ibyo nizo bibishe ntayo. Kandi umutware wanje ari umuyobozi muri Minijifte, ntimubwira ngo nukubura amafaranga. Ngewe icyo nari nkeneye, Imana yari yampaye icyo yayisabye. Ni umugabo ukijijwe, ntabwo ari umugabo uzotuma nkora nakwe kuko abandi bayakora. Ni umugabo ukijijwe, yari yakijijwe. Mu kwezi kumwe byabereye ku Gishushu sikure, muzobibaza abanyagishushu. Uyu muvyeyi arahari, ni umuhamya. Oya ni musengeneja wanje yaretse Alice, yavutse yakoze ubukwe afite umwaka umwe. Yari afite umwaka umwe, none atari ibiri, none nawe yarubatse. Kubera ko Imana itajya yirengagiza amasengesho, iravuga ngo nzamukuzanira yarakijijwe. Nzabwira Bishop ngo nimba uhagaze mu muhamagaro none ujye unyubaha, ninjye watumye ukizwa kuko yasengeye umugabo ukizizwe. Imana ntiyari kumpuza nawe ngo ujye ujya guforoda uga oya, mujya musenga mwabahungu mwe, mureke gushaka abari muri Amerika si babi. Imana ibasha gukora cyane ibirenze ibyo dusaba. Nje ndasabye umugabo ukijijwe, icyo gihe yari muri sansiye akora muri Minijifte, nge ndi mu wa 5 segonderi, wa 5 wa segonderi. Wari umuyobozi muri Minijifte. Amasengesho ntacyo atazakora, ajya ahuza abatakagombye guhura. Amasengesho azabahuza. Niki kinanira amasengesho? Ahubwo nitwe tunaniza amasengesho. Yapasaka yaravuze ejo ko Imana ngizifata mu muzungu bikamuhuza n'umuzunguzayi. Ni mu bikomera amasi. Imana igifata umuzungu ikamuhuza n'umuzungu, kuko ibasha gukora ibiruta cyane. Ariko Mana we narakubonye, data sinjya mbona ikintu cyotuma mva ku Mana, sinjya kibona kuko naribonye nkiri umwana. Narayibonye. Mwumva ko nari segonderi, ndiga uwa 5, nyizi uwa 6, ufite abana 3.
ndasitopesha byaro wa kane yatangiye kaminuza njya ku masezariyene n'impinja z'indahekane nta kidashoboka. Ibyo wikora hari ababikoze bafite impinja bakwama. Uzi ko hari umuntu ujya uva mu materaniro ngo baramubaza agakubita umwaka aba mu nzu ngo bakoreye sezariyene ngo niyo mpamvu ntaza guterana. Hari abandi bayikoreye bakajya mu materaniro tukamanuka imirake n'amagufa tukaja kwiga imirake tukagaruka k'imirongo. Yewe narabikoze. Se ni umudamu wa profesora none Imana ijya ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twebwe twibwira n'ibyo dutekereza kuko imbaraga zayo ziri zigukoreramo. See
no gusenga